nyuma y'ibihe bitoroshye, nyuma y'amagambo menshi agiye atandukanye, nyuma y'abacantege benshi bagiye bazana amagambo agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi rwose. Amagambo menshi murayazi yagiye avugwa, abavuga ubuhanuzi bw'ibinyoma, bwa bukwe bwa Vestine ndetse na Idrissa Ouedraogo burabaye. Ibyishimo ni byinshi, akanyamuneza ni kose kuri Vestine ndetse na Dorcas, ndetse na mbere y'uko ubukwe buba bamaze amajoro menshi rwose barara muri studio bakora indirimbo yitwa Emmanuel kugira ngo bayishyire hanze muri icyo gihe cy'ubukwe. N'ubundi iki gitekerezo kikaba cyaraje nyuma y'uko basohoye indirimbo yitwa Yebo, ikarebwa n'abagera kuri miliyoni 10 mu gihe gitoya. Ntabwo bisanzwe kubona indirimbo isohoka ikarebwa n'abagera kuri miliyoni 10 mu gihe cy'amezi 3. Ibi byatumye bahita bafata umwanzuro wo gukora indi ndirimbo byihuse cyane bafatanyijwemo na management yabo, audio ndetse na video. Ibi kandi bikaba mbere y'uko ubukwe buba. Kari akazi katoroshye, ariko kuri ubu ngubu byose byamaze kurangira. Reka tubyinjiranemo neza rero akantu ku kandi rero. Ngo wayikaze kuri Admount niyo. Mbere yuko ntangiriye inkuru neza ngo nyinjiremo neza akantu ku kandi rero, ndagira ngo niba nta mutima mubi, niba nta kibazo na gito bifiteho, umfashe twifurize urugo ruhire, ishya n'ihirwe Vestine ndetse na Idrissa Ouedraogo. Yes, ndabasuhuje cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana ngakomeze abane namwe aho muherereye hose. Waba uri mu Rwanda, hanze yarwo, ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane. Ndabizi ko tuba dukora imirimo myinshi igiye itandukanye, ndakwifuriza kugira ngo ibyo ukora umunsi ku wundi birusheho kugenda neza cyane, Imana igende ibiha umugisha. Ibyo nibyo ngenda mbifuriza umunsi ku wundi. Niba umeze neza, shima Imana, kandi nawe niba utameze neza, shima Imana unayisabe kugira ngo umunsi w'ejo izagufashe uzabashe kumera neza. Ariko wowe ubona byakunze, ubona uyu munsi umeze neza, nta kibazo na gito ufite, gerageza ufashe nabo bitameze neza kugira ngo nawe bibashe kugenda neza cyane. Niko isi iteye, niko tugomba kubibaho ndetse tukanabyakira. Ngo wayikaze rero kuri Admount niyo. Nk'ibisanzwe tugenda tuganira amwe mu makuru abakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bitandukanye, amakuru byagiye bigarukaho n'ingenda kusanyiriza hanyuma nkayazana tukayaganiraho umunsi ku wundi. Sasa rero mu minsi ishize, iminsi mike cyane ishize ndetse no muri iyi minsi, inkuru ya Vestine ndetse na Idrissa Ouedraogo, ngo nyine nimvuga Vestine uhita wumva Vestine na Dorcas, wumve kwa team management yabo. Ni bamwe mu bantu bamaze iminsi bavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane pe, bavugwa cyane. Nanjye nagiye ngaruka ku nkuru nyine abantu bagiye bagarukaho. Murabizi ko n'ubundi kuko ngaruka ku byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga ngo nibyo ngibyo nyine kuko byagiye bigaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, niyo mpamvu banabigaruye tukagenda tubiganiraho. Kuri ubu ngubu rero ibyishimo ni byose, akanyamuneza ni kose kwa Vestine ndetse na Dorcas, ubwo urumva nyine na management yabo muri rusange, hanyuma na Idrissa Ouedraogo. Kuko murabizi ko ubu bukwe abantu bagiye butega iminsi ari benshi pe, bagiye butega iminsi. Murabazi abazaga biyisa abahanuzi, abazaga bavuga ko bahanuriwe nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abaza ngo n'abantu bakuru ngo bagiye ngo kubagira inama. Mwagiye mubibona kuri YouTube. Niba ujya kuri YouTube cyane ukareba video nyinshi zigiye zitandukanye, abantu baza babivugaho ni benshi babivuzeho pe. Ngewe nabonye nk'abantu bagira muri 5, buri wese azavuga ibye. Umwe akaza hanura ibye, n'undi akaza hanura ibye, n'undi akaza hanura ibye. Ariko hakaba n'abazaga bavuga bati ngo ubukwe ngo bupfuye ngo ku munsi wa nyuma ngo bigenze gutya na gutya. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ibyo bagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye, nta na kimwe nge nigeze mbona gihura nabyo. Niba wowe warabibonye ukabona ari ibintu byahuye nabyo, ufata akanya gatoya tuganiraho hasi muri comment, umbwira ati ngewe narabibonye, hari ubuhanuzi nigeze kubona bavuga kuri Vestine ndetse na Idrissa Ouedraogo, bavuga bati bizagenda gutya na gutya, bizagenda gutya na gutya, hanyuma ukaba warabibonye. Kuko ntekereza neza ko niba ubukwe bubaye, niba umunsi w'ubukwe ugeze, bya bintu bitarabasugo bizaba ryari, bizaba ryari ko abantu benshi nyine target baba batagatinze kuri uriya munsi w'ubukwe, bavuga bati uriya munsi nugera bizaba byagenze gutya, uriya munsi ntago uzagera, uriya munsi uzajya kugira ibintu byagenze nabi. Ariko iminsi yagiye yicuma gahoro gahoro, amasengesho aba menshi cyane, na Vestine yagiye bigaruka avuga ko amasengesho ari menshi kuri we kubera ko ibisitaza ni byinshi. Abantu ni benshi bakomeje kugenda bavuga amagambo agiye atandukanye
ndetse agafashwamo nyine n'inshuti ze za hafi bagafatanya gusenga bikeragiza Imana cyane. Rero amasengesho navuga ko yakoze. Hanyuma rero bwa buhanuzi abantu bazanaga ubuhanuzi, birashoboka cyane ko ushobora gusanga kwari ukwishakira amafaranga cyangwa se kwishakira views ngo abantu babarebe, ariko mu by'ukuri nta buhanuzi bwa nyabwo bubirimo. Ngewe rero navuga ko bwa ruhanuzi bw'ibinyoma, kuko iyo uvuze ibintu nyine ntibibe birumvikana nyine ko cya kintu aba ari ikinyoma. Ariko nanone ni inkuru nziza cyane, ni byiza gusa kubona bya bintu nyine ya mitego ya Satani itsinzwe mu izina rya Yesu. Nk'uko natangiye mbivuga rero, akazi kari kenshi cyane mbere yo kugira ngo ubukwe bube bwaba, cyane cyane ko Vestine ndetse na Dorcas nyine iri tsinda ryabo bari badusezeranyije ko bazaduha indirimbo nyuma ya Yebo, nyine bavuga ko nyuma y'uko indirimbo yabo Yebo yujuje miliyoni 10 z'abayirebye, dore ko yagiye irebwa cyane rwose, by'umwihariko arebwa no mu bihugu by'abaturanyi. Bahise badusezeranya ko rero mbere y'ubukwe cyangwa se nyuma y'ubukwe ho gake, muri iyo minsi nyine baraduha indi ndirimbo yitwa Emmanuel. Barayiteguza kenshi rwose gashoboka, ndetse n'ubu ngubu niba itaranagera hanze ni akanya gatoya kabura kugira ngo igere hanze abantu tutangire kuyibona. Rero bahise bihutira gukora amajwi, mu buryo bw'amajwi barayitunganya barayirangiza, hanyuma bakora n'amashusho, cyane cyane ko mbere y'uko ubukwe buba nyine bari mu kazi kenshi gashoboka. Na interview baherutse gukora babigarutse bavuga ko akazi kabamereye nabi, bari kwitegura ubukwe, bari gushutinga amavideo kugira ngo barusheho kugenda batanga ibyishimo. Hanyuma rero mu bukwe bwa Vestine ibintu nabyo ni byiza cyane, bimeze neza cyane, ndetse na gahunda ipanze neza cyane ko nyuma yo gusaba no gukwa, nyuma y'ubukwe nyine, nyuma ya reception haraza kuba igitaramo gikomeye cyane, igitaramo cyiza cyane, aho Vestine na Dorcas bari buze kuririmbira abakunzi babo. Urumva ko rero byose nyine bamaze igihe mu myitozo, bamaze igihe bashutinga bitegura n'ubukwe. Ni akazi kenshi katoroshye, ariko kuri ubu bari gushima Imana ndetse banishimye cyane ko ibyo bamazemo iminsi biri kugenda neza cyane, nta gikuba cyacitse, ndetse kandi wa munsi w'ubukwe ukaba ugeze, wa munsi nyirizina wari utegerejwe n'abantu benshi ukaba ugeze amahoro. Ariko nanone ndagira ngo ngaruke ku bantu bamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga batubeshya, bavuga bati ubu bukwe kubwinjiramo biragoye, abandi bati kubwinjiramo ngo ntabwo wabujya mutaratumiwe, nk'uko babyishyiriyeho umucyo. Irene Murindahabi yaravuze ati umuntu uzazinduka uwo ari we wese, waba waratumiwe cyangwa utaratumiwe, hanyuma ukubaha igikorwa ugiyemo. Iyo bavuze kubaha igikorwa ugiyemo nyine birumvikana ko ari ukwambara neza nyine, apana kwambara imyenda nyandagazi, hanyuma ukahagerera ku gihe, ubukwe nta kabuza urabujyamo. Nuko nk'uko gahunda imeze. Hari abantu rero baba bakunda bakaba bifuza kuba bajya mu bukwe, birashoboka cyane rero ubukwe urabujyamo wubashye nyine igikorwa ugiyemo. Ndetse kandi n'abatarabasha kubujyamo ushobora kuba utarabibasha nyine bitewe n'ahantu uherereye, cyangwa se bitewe n'imirimo myinshi igiye itandukanye urimo. Nabonye rwose kuri YouTube channel ya MIE Empire gahunda ihari, ni gahunda yo kwerekana ubukwe live butangiye mpaka burangiye. Rero niba ufite data zawe, ukaba ufite umwanya wawe, rwose ubukwe urabukurikirana neza cyane, akantu ku kandi, 5 kuri 5 kurusha n'umuntu hibereye. Rero ni igikorwa cyiza, ni byiza cyane gufasha abantu nyine bari hirya no hino, ku buryo nta muntu uzaza kubarira inkuru ngo byagenze gutya na gutya akajya kubwira nkaho utari uhibereye. Ibyiza cyane ni ukuba ubireba neza, akantu ku kandi, igikorwa ku kindi, nk'umuntu wibereyemo neza indani. Ntekereza ko rero ari ibintu byiza cyane rero byo kwishimirwa, ni inkuru nziza cyane kuri bo, ndetse ikaba n'inkuru nziza cyane ku bakunzi babo bakunda ibikorwa byabo bitandukanye bagenda bakora nyine bya buri munsi, imiziki yabo, ibiganiro bagenda bakora bakabakunda, bakabagaragariza urukundo. Ni ibintu byiza cyane kuri bo, ndetse n'amakuru meza cyane kuri bo nyine dukwiye kuba twamenya akantu ku kandi. Ngayo nguko rero, reka ngushimire cyane wowe ufashe umwanya ukabana nanjye kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Imana ikumpere umugisha mwinshi cyane. Ngusaba ngo nukunda ibyo dukora ukande kuri subscribe kugira ngo nidushyiraho ibindi biganiro ujye tubibona mu ba mbere. Ngayo nguko rero, reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Imana ibarinde.